aho ngaruriye ubwenge ntangira kwibaza ese uwo twari turi kumwe, numva nta gikoma, mbona nta muntu turi kumwe uretse amabwiriza agenga isuku yari amanitse ku kabati. Ndeba hirya, ndeba hino, ndabyuka ntora imyenda yanjye yari iri hasi, naryamye ku gitanda cya ribuyu, ndambara, njya mu ndorerwamo ndireba, mbona ku itama ryanjye ry'ibumoso hariho imirambo nayo idakabije. Nerekeza ku muryango, ndasohoka, manuka ingazi za hoteli, intambwe ya mbere, iya kabiri, ariko ndeba inyuma, ndeba hirya, ndeba hino ngo ndebe ko hari umuntu uri kundeba, mbona ntawe uri kundeba. Ndakomeza. Wari wagera imbere y'ababyeyi bawe ugaseka ngo werekane ko nta cyabaye? Data na mama nasanze bantegereje, gusa nta kintu bavuze, nabonaga kabagezemo, ubwo duhita twerekeza ku modoka turataha. Mu gitondo nagarutse kuri ya hoteli, ubona ari ngaruwe n'iki rero? Nababaje ati se amakuru ya wa muhungu twari turi kumwe, bakambwira ati wa muhungu rero ni ubwa mbere twari tumubonye. Mbaza umusore wakodeshaga ibyumba, arambwira ati rero njye nari nzi ko uriya muhungu muziranye. Nsanga noneho n'izina yari yandikishije mu gitabo cy'abashyitsi atari Nyirimpuhwe. Guhera uwo munsi kugira ngo nsohoke mu cyumba byansabaga gusuzuma byibuze inshuro zigera kuri 5 yuko ntanuka mu gitsina. Nabikeka nkasubira gukaraba, kandi murabizi ko nta mupfu winukira. Nta duka ryo muri Kigali ricuruza amasabune ahumuza igitsina ntagezemo. Ngaho Candra Diary, Fresh Vaginal Jelly, PhD Acid, Yana, amavuta yitwa Vajazile. Umva byose nimvuga iyi nkuru hari abari uhite banyibuka. Ubwo nagiye no ku ikoranabuhanga nkora ubushakashatsi, ndeba se ni iki gitera kunuka igikara, ni iki gituma umuntu anuka mu ruhame, ni gute umuntu anuka mu ruhame, ni iki gituma umuntu anuka igikara nk'agasamunyiga bagongeye mu muhanda kakabura ukandurura. Igisubizo cyanjye ntabwo nakibonye mu Kinyarwanda, nakibonye mu ndimi z'amahanga, Igifaransa n'Icyongereza. Ubwo ariko ikintu cyo kijyanye no mu kanwa cyo rwose cyahise gikemuka. Nahekenye shikireti zikoze muri Heveya, izikoze mu byatsi, izo mu byatsi, nariye izitwa Orbit, izitwa Double Mind, Juice Fruit, Trident Extra. Yewe nta bwoko bwa shikireti butangeze mu kanwa. Umuntu nzi ndumva yaba atarambonye ntari guhekenya shikireti. Ariko ibyo byose ntabwo byatumaga numva nanisanzuye mu bandi. Numvaga muri njyewe nta kwisanzura mfite. Ubwo ku buryo hari igihe cyanageraga wenda twaba turi kumwe n'abantu, nkahita ngenda nkajya mu bwiherero, nkaba nahindura shikarete mfite, wenda nkashyiramo akandi gashyashya, ati buriya ati ndamunukiye. Mbese nahoraga numva nta bwisanzure mfite. Ariko icyo nakubwira, igikomere nyagikomere ntabwo cyari cyaza. Ndakubwiye ngo igikomere ntabwo kiraza. Ubwo rero hashize ukwezi kwa mbere imihango irabura. Nyine numva ngizemo akoba, ariko kuko bitari bisanzwe, ariko nanone nsa nk'ubyirengagijeho, ndavuga nti numva banavuga ko bijya binabaho. Ngiye kubona mbona n'ukwa kabiri kwikubisemo. Njya kwa muganga ngiye kwa muganga basanga ndatwite. Ese tekereza ufite igisebe hakagira uza n'igiti akajombamo agashigisha. Mbese icyari igikomere ntabwo cyari igikomere, noneho cyahise gihinduka umuvogo. Ni nko gufata igiti ukaza ukajomba mu gisebe
ugashigisha nk'aho ntawe ukwitayeho cyangwa se uzabikubaza. Mbese niko mu mutima wanjye numvaga ameze. Buriya abakobwa bafashwe ku ngufu bakaba baterwa amada cyangwa se bakanduzwa sida, ntabwo tuba dushyikira uburyo bababaye. Ariko uko ntekereza mu mutima wanjye, ntekereza ababafashe ku ngufu banarebaga nabi, bari bafite indoro mbi, mbese babikoze bigaragara ko babereka umutima mubi. Nuko njye ndi kubitekereza. Ariko Nyirashyano Nyirimpuhwe ajya no kumbwira ngo umukobwa aragenda akanuka nk'agasamunyiga bagongiye mu muhanda kakabura ukandurura, yabivuze mu ijwi rituje nk'umwarimu uri kubwira akanyeshuri ke agahugura ngo kajye kagira isuku, cyangwa se pasiteri uri kubwira umuyobozi wa korali y'abana. Nyirimpuhwe yabivuze mbona ari umuntu w'igikundiro, nabonaga ari igitangaza nabonye. Mbese ntago ishusho Nyirimpuhwe yabikozemo ari we nyiri ibyo bibi. Sinaribaje, se iyi nda nzayibyara, se iyi nda nyikuremo? Mana we, se Mana kubera iki wemeye ko ibi bintu bimbaho we? Kandi mama yajyaga akunda kumbuza kugendera mu bigare. Ariko se ubu bimbayeho ikigare nagiyemo ari ikihe koko? Nanone nkongera nkigarura. Se ninkuramo inda umwana we araba azize iki koko? Biranyobera. Mbura icyo nkora neza. 2018 genda waranshaririye kurusha isogi y'agasi.